Mfite ni nyinshi cyane nta nubwo nazivuga ariko mu mpano nkunda gukoresha impano y'uburirimbyi n'impano y'ubuhanuzi n'impano yo gusengera abarwayi mbese abantu bose bafite ibibazo turafatanya tugasenga kubera ko izo mpano Imana yazikize muri ngiye ngo dufatanye dukora uwo murimo singiye ubikora ni Kristo ndimo Imana ni duhana umugisha ingo nyinshi zari zigiye gusenyuka bakajya baza bakangisha inama umugabo agaca ku ruhande akambwira ati bimeze gutya n'umudamu agaca ku ruhande akambwira ikibazo afite nanjye mwuka wirundi makambwira ati genda dore iyo nubwo akugiye gutya arakubeshye nkagenda nkabunga kubera imbaraga z'Imana bigakunda yego ni byinshi Imana yankoresheje ntatabasha no kurondora nusi kuri kumbwa ngo Imana yaguturumburaga mu nzu nijoro nararyamaga wenda nk'ahantu umuntu yarembye yenda gupfa natahazi Imana ikambwira ngo byuka ngutume nkabyuka namara kubyuka ikanyobora inzira bakabona ngezeyo nasenga wa muntu kubera imbaraga z'Imana nkabona arakize mu gitondo nkabona baje gushima Imana ati Imana yadukijije bigenda gutyo ugeranyije ukiri umukobwa nubaho wabaye umumama yego aho ubona ukarishye nkoresha yoteribe aho ubona ukarishye ni he nshingiye ahantu Imana inkuye n'ahantu Imana ingejeje aho ngeze ubu niho mbona hakomeye kuko ndi umukobwa narakoraga ntingire n'umuntu wankontorora ngo ambwire ati hano rukubigenza nabi hano kora gutya ariko Imana yampaye umutwaro ujye umbwira ati hano ca hano kora ibi nibi ubwo rero mba mbona harimo itandukaniro ndi umukobwa mbese harimo itandukaniro rinini cyane kubera ko ibintu Imana igenda inkoresha niyo ngiye gutakaronko gake y'umutwara arangarura ubwo nyine njya nibuka nkareba nkasanga buno hari mwitandukaniro kandi Kristo alleluya mwuka we ndi kukumva Kristo mwuka wera w'Imana yambwiye ngo mbabwire yemwe abayobozi muyoboye Uwiteka Imana atari ubaye maso abarinzi babera maso ubusa Alleluya umuntu wese abe maso arindi zamuje kugira ngo igitego kitinjira kandi icyo Satani ashaka nukugira ngo nabari intore niba bishoboka bayobye ariko uzubwenge yegera Imana yezwe kuko ibihe birakomeye Alleluya niko muka yarantumye kubabwira n'ubutumwa nari mfite muka yarambwiye ngo nimbivuge yari yambwiye ngo nintatabivuga ntabwo ndi bugira amahoro ariko mwuka ndabivuze yes reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde ikafatiye umwanya gushimira wakanze subscribe ukadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu navuye Musanze ubu aha mubona ndi mu misozi miremire mu gihugu cy'imisozi igihumbi iyi misozi ndimo ni mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kavumu yego nanyuze ahitwa ku mukore wa Rwabugiri nabaje barambwa ngo naho umwami Rwabugiri yaratuye ariko ntabwo naje kumva ayo mateka y'umwami Rwabugiri nayo ni meza ariko hari undi mwami witwa Yesu Kristo ndiwe naje kuvuga amateka ye Rwabugiri yarapfuye ntiyazutse ariko Yesu Kristo yarapfuye amara mumva iminsi 3 gusa arazuka ajya mu ijuru kudutegurira aho tuzaba yego ubu imva ye irarangaye yego hari uwo yahaye impando yaravuze ngo ndagiye ariko simvasize mwenyine nzabasigira umufasha ari umwuka wera hari uwo yahaye impano y'umwuka wera ubu ari guhanura ibintu bigasohora ari gusengera abarwayi bagakira nanjye tuvuga nejo yarampanuriye nje kumureba ngo dukorane ikiganiro nta wundi ni umumama yitwa Marita umufasha uwifashije Marita yego ntago turabonana niyo mpamvu izina ntari kurimenya neza yitwa uwifashije Marita nje kumureba kugira ngo tuganire atubwire uburyo Imana iri kumukoresha utangira ikiganiro kandi ukirangize naho mukanya ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya
umusezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranya urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Yego bakunzi ba Concord TV Show, nkuko nabwiye yuko ngiye gusura umukozi w'Imana hano mu murenge wa Kavumu mu karere ka Ngororero mu kagari n'umudugudu ntari kwibuka neza uko nibo bwa mbere mpageze. Umukozi w'Imana araza kutubwira ni ukuri mugezeho. Hano twicaye niwe mu rugo. Kari umukozi w'Imana. Haleluya. Yego, amen. Wibuke kwegereza mikoro. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru ni meza. Yesu ahimbazwe. Nahimbazwe. Ndikumva nishimye. Amen. Nanjye ndanezerewe. Uzinzira nagiye ugango nkugereho. Humura nubwo inzira zacu ari mbi, ariko Yesu azabakanda kandi inkovu mwagize. Nukuri pe. Kandi muzabona n'ibihembo nyuma y'uyu murimo mukuru. Yego. Amen. Amen. Tangira ro wibwira abadukurikiye. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Uwifashije Marita. Ndi umumama, umutwara umwe n'umwana umwe. Imana yatugiriye neza, yaduhaye urubyaro. Yarakoze nibyo ngibyo, nuko nitwa Imana niduhana umugisha. Yego, Uwifashije Marita, tuguhaye ikaze kuri Concord TV Show, kandi tugushimiye ko waduhaye ikaze hano mu rugo. Yego, natwe turishimye ko mwemeye kuhagera, kandi mwanyakiriye neza. Imana nihabwe icyubahiro. Nukuri pe ndishimye cyane. Abantu bambwiye ngo nzana n'ikintu baranshyiramo impfuki. Karebo yabana be. Humura n'ibyo Yesu atarakora bizakunda. Nukuri pe. Amen. Wewe izina ni Marita, Uwifashije Marita. Mana mfashe ameze ndifate. Amen. Yego, uzi gusenga? Gusenga cyane niwo murimo wanjye. Yego, dusengero Imana banatwe miki kiganiro. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye, ineza itarondoreka nuhabwe icyubahiro. Wakoze kubana natwe, wakoze kuturindira umukozi wawe wamucira inzira mu nzira zose yaciyemo, zari mbi agahuye n'impanuka, ariko witambise urigwatiriza, nuhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko tumurebye ari muzima, natwe turi bazima, nubwo zari inzira zigoye zirimo n'ubunyere, ariko wamushoboje arahagera, nuhabwe icyubahiro. Nutwemerera umwanya turi bumarane, ubane natwe muri byose, uganze Kristo, umukoresha iby'ubutwari, natwe dukoresha iby'ubutwari. Naba ari twe tugaragara, imbaraga zacu naba arizo ziboneka, izacu zibure, imbaraga zawe ziganze, izina ryo rirushaho guhabwa icyubahiro. Imyuka mibi yose itinye hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igiye kubana natwe, mu izina ryo Kristo urakoze. Amen. Mari. Amen. Komera. Ndakomeye. Nibwo bwa mbere ajya kwibyuma. Nibwo bwa mbere najyaho. Uko mufite ubwoba? Ubwoba Yesu yavuye mu gituro. Yego. Yaba yarahezemo tuba tufite ubwoba. Oya, ntabwo ubwoba mbufite, ahubwo ndikumva. Yego. Ndikumva hari ibintu. Imana ishimwe. Amen. Yego, twavuganye ejo. Yego. Ntabwo twari tuziranye. Ntabwo nari inkuzi. Urambye bitari ibyo mfite bindimo, nshaka kugira ngo nze tuvugiye tuvuga Imana ku muyoboro wawe washinze wa YouTube. Niko biri. Yego. Amen. Ahubwo birimo biratubyiga. Ni muri ubwo buryo biri kutubyiga rwose. Nose ibyo bintu bikurimo. Bundi byatangiye kukubamo ryari? Ngewe nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rukijijwe. Yego. Ngize uwo mugisha wo kuvukira mu rugo rukijijwe, narakuze ndi umwana mutoya, Imana irambwira ngo wehuri Dawidi. Yego. Maze kuba Dawidi rero, nakoze umurimo Dawidi yarashinzwe gukora, nakuriye mu Mana. Yego. Nkurira mu rugo nta bundi buzima nigeze njyamo, nakuriye mu rugo rukijijwe. Mbese nyine navutse njya vitamini yo mu ijuru, ngaburirwa nijuru, ngwara nkavugwa nijuru, ibintu byose nijuru ribikora. Muri make navukiye muri ibyo, kandi nzanabipfiramo kubera ko nibyo bintu bintunze, ni nabyo bindeze. Imana y'amahoro ni
ihabwe icyubahiro. Hari ikibazo njya mbaza abantu tuganiye bwa mbere igihe bakijijwe wowe ubwo cyahise wahise ugisubiza. Yego. Wavukiye mu gakiza. Navutse iwacu barakijijwe ubwo rwose ubwo nta bindi bintu nigeze njyamo. Uhita ufatira. Nakomerejeho. Baragendaga ndi mutoya nkabakurikira. Yego. Impano se wahawe nizihe? Wambwiye ngo Imana yakwise Dawidi. Yego. Nkibaza nukiye kwise Dawidi kandi uri umudamu kitakwise Esiteri cyangwa. Na Esiteri najyo nijyanye. Na Esiteri ndarifite, na Rusi ndarifite, na Tabita nijyanye. Njye mfite menshi. Na Dawidi yose nayanje. Dawidi ryasekeje ko. Nitwa Dawidi pe kuko mu murimo wo gutambira Imana ndawukunda. Uwo murimo ni Imana yanyitiye Dawidi. Okay. Yego. Ikwitira Tabita kubiki? Kubera iki nabaye Tabita nuko hari urupfu ninjiyemo nkaruvamo. Yego. Kubera imbaraga z'Imana maze kuvamo Imana irambwira ngo uri Tabita. Yego. Urwo rupfu byagenze ute? Byagenze gute? Ni birebire ariko nge naje kurwara igihe kirekire ndarwara kugeza aho uyu mubiri wanjye nari mfite wagiye yumvaho nkuko icyumvu kiyunuza nkiyunuza ariko Imana y'amahoro inkiza nta n'umuti nyoye nta kindi kibazo kibayeho maze kuzuka n'abantu twavukanaga bari barandebaga bakanena ariko Imana irambwira ngo uri Tabita. Yego. Yego. Urongera ubudubaye ndazuka mbaho irambwira ngo ninge kuvuga ubutumwa. Yarambwiye ngo nzazengunuka isi yose. Ubwo nyine Imana ishimwe ko ntangiye kugera hano ndikumva hari indi ntambwe Imana inteje ariko nahatari aha ngaha ndabyizeye ko Imana izahatugeza kubw'umurimo muri twebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Umva rero ibya mbere Imana yatangiye kubisohoza. Yego. Iki kiganiro turi gukora. Yego. Abantu bazakireba bari mu bihugu bitandukanye. Yego. Utagira ngo turi hano mu karere ka Ngororero ngo kizarebwa n'abangororero gusa. Oya. Mu turere twose tugize u Rwanda, hanze y'u Rwanda, i Burayi, muri Amerika, hose. Ngo yatangiye kugutambagiza. Nta kintu bitwaye. Gisigaye yari yarabimbwiye. Ntabwo igibeshye. Amen. Isezeranye irasohoza. Oya yarabimbwiye ntago ivuga ubujajwe. Yego. Ubwo rero impano wahawe ni izihe? Impano mfite ni nyinshi cyane nta nubwo nazivuga ariko mu mpano nkunda gukoresha impano y'uburirimbyi n'impano y'ubuhanuzi n'impano yo gusengera abarwayi. Mbese abantu bose bafite ibibazo turafatanya tugasenga kubera ko izo mpano Imana yazishyize muri ngiye ngo dufatanye dukora uwo murimo. Singiye ubikora ni Kristo ndimo. Imana niduhana umugisha. Ko ndi kumva umutwe uri kundya sinarwaye wansengera. Urarwaye? Ndi kumva umutwe. Ariko urizeye? Ndizeye. Imana mu izina rya Yesu uhereye none nube muzima. Amen. Amen. Nziko twarangiza ikiganiro. Amen. Uyu munaniro mu mutwe byandi kubera Imana nizeye ibyo yakoze ni byinshi ibyo biroroshye. Yego. Amen. 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 None se watangiye guhanura ryari no gusengera abarwayi byose? Natangiye guhanura ndi umwana ufite nk'imyaka 12. 12 niho natangiye uwo murimo. Ndi mutoya nararotaga. Yego. Nkarota ibintu ndose mu rugo nkabibabwira bakabona barabibonye nkandota ibintu nkabibabwira bakabibona. Ubwo nyine iyo mpano yo kurota bigeze aho nuzura umwuka ariko sinahanura ariko igihe kigeze Imana azampanira zimpanda hanura. Mbese Imana irabikora nkuko yari yarabimbwiye. Imana ndimo ndayishima. Ese umuntu ari guhanura yumva ameza? Singewe ni Kristo ndimo ntago nabona uko mbikubwira. Ndakunyoteza ko ndakubwirira Imana nawe iguheho umva ukuntu bijyo. Nukuri rabikora. Ariko mbona muri gutitira nkumva nditinyisha. Oya ntago wati nya Kristo ni ububikoze. Ejo ndara batwakwanje ikiganiro mu kiganiro baratitira ku ntebe ahubwo reka ndeke nabo ngabo nabavuba. Hagiye nibuka bwa mbere ngitangira kubona abantu bari guhanura bari gutitira. Yego. Twicaye numva umuntu gutya kujya yikubita ku ntebe yikubita. Gita ntaga nabishobora dangewe. Imana ibiguhaye wabishobora. Natwe si twe twishoboza ni Kristo turimo. Nose ntabwo uvamo wananiwe. Yakunanirwa Yesu ajya dukanda imvune twagize kandi ntacyo azaduhembera. Yego. Egoko. None se Mari ndikumva wowe kugira ngo wemere koko ko hari Imana ikuvugisha nundi ko wari ukiri muto ninde wahanuriye bigasohora niba ubyibuka? Ndabyibuka nasengeraga ku mudugudu w'Imwendo ndi umwana nyine mutoya ariko hari abantu benshi bari bahari. Hari ubwo twajyaga nko mu masengesho harimo nk'abasazi Imana ikankoresha nkasenga bagakira. Hari ubwo
Imana yantumaga nko ku muntu ku giti cyanjye intunguye ikanturumbura nka nijoro ndyamye nkabyuka kubera kumvira Imana nkajyayo ngasenga abarwayi bagakira. Ni byinshi Imana yankoresheje ntatabasha. N'abakobwa benshi bari barabuze abagabo bakuze kandi mbona ko bakuze bakambwira ati ari nabazaga kumbwira ngo babivuyemo nkababwira ngo ntukave mu by'Imana uzabigumemo uyihimu yigumeho hasigaye ibindi zabikora. Narabasengeye babona abagabo ubu bari mu ngo barubatse baratuje. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Kandi icyo gihe wowe ntabwo wagera igihe cyo kuba washaka sheri. Nari ndi mutoya ntago nari ndagera muri urwo rugero. Bakaza kugisha inama ukabasengera. Imana yari yarangize mukuru ariko ntago nishyize hejuru. Ariko yarambwiye ngo nguhaye ubwenge nk'ubwo nahaye Dawidi akaragira intama kandi ari mutoya. Yarangiza nkamushyira ku ntebe yo kwicara kuko igihe cyari kigeze. Nanjye Imana yari yarampaye ubwenge. Ningo nyinshi zari zigiye gusenyuka bakajya baza bakangisha inama. Umugabo agaca ku ruhande akambwira ati bimeze gutya, n'umudamu agaca ku ruhande akambwira ikibazo afite. Nanjye mwuka wirundi makambwira ati genda dore yuno kugiye gucyara kubeshye nkagenda nkabunga kubera imbaraga z'Imana bigakunda. Yego ni byinshi Imana yankoresheje ntatabasha no kurondora. Nusi kuri kumbwa ngo Imana yaguturumburaga mu nzu nijoro. Nararyamaga wenda nk'ahantu umuntu yarembye yenda gupfa natahazi Imana ikambwira ngo byuka ngutume nkabyuka. Namara kubyuka ikanyobora inzira bakabona ngezeyo nasenga wa muntu kubera imbaraga z'Imana nkabona arakize. Mu gitondo nkabona baje gushima Imana ati Imana yadukijije. Bigenda gutyo. None se ntabo yagutumyeho gutyo wagerayo uwo muntu mushyira ubutumwa bwe akagupinga ate saka gakobwa nabampingaga nyuma byageragaho bakemera. Haraho ugera bakagupinga bitewe nuko wenda bitewe n'umuryango uvukamo kubera ko guciriritse bakavuga turiya gose umuryango avukamo ntago yadusengera. Ariko kubera ko Imana yabaga intumye kuvuga nageragayo nkavuga ati Imana intumye gusenga ntago ngenda ntadasenze nasenga hamwe no gusenga Imana ikabikora. Nyuma bakaza kumbwira tutubabarire twari twaragupinze ariko burya Imana iri muri wowe. Yego. Nta ahantu wibuka wagiye bakagupinga ntuvuga amazina nibwo make ubyibuke neza akagupinga ariko nyuma kaza ati nukuri Imana yo muri ya Marita nukuri ni Imana. Hari umukobwa nigeze guhanura ndamubwira yaragize imyaka igeze muri 45 ndamubwira ngo Imana iguhaye umugabo ngo irakubakiye iguhaye n'urubyaro. Arambwira ngo ngewe ngo ibyo by'Imana uri kumbwira ngo namaze kuyibwira ngo nigumane ibyayo. Ndamubwira nti ngiye yantumye ngije kuguha umugabo ndetse guhete n'urubyaro. Arambwira ati yo Mana ikorera muri wowe ntago nyemeye narashaje naranacuze. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mwijuru yabikoze vuba imuremera umugabo imaze kumurema imuremera n'umwana. Mu gihe kidatinze ihita imundi ubafite abakobwa n'abahungu unamurebye nawe ntago wamenya karabe. Imana irakora kandi yari yarampinze nyuma yaravuze ati Imana irakora. Imyaka 45 ayifite nawe yaramaze kwiyakira ashaka ubuzima buzamubeshaho kugeza apfuye. Ariko ubu ni umudamu aratuje nta kibazo. Noso Imana ibikubwira niba ruzi kwangana ntabwo watinye ukavuga uti ko kumuntu. Ntabwo natinye kubera ko Imana yari ndimo ndayizi ibintu imbwiye byanga bikunda nubwo byatinda birasohora. Yego. Naravuze ni ngiye ndizengeye kubimubwira nashaka mpinge azabyemera uko abibonye. Yego. Ibyo ni byagiye gukoresha cyane ukiri umukobwa. Yego. Umaze imyaka 4 niba atari 5 ushinze urugo. Yego. Akeshi ko umuntu agera mu rugo ugasanga ahugiye mu turimo two mu rugo no gusenga ugasanga biragabanyutse. Wowe ugereranyije ukiri umukobwa nubaho wabaye umumama. Yego. Aho ubona ukarishye nkoresha terime aho ubona ukarishye ni he nshingiye ahantu Imana inkuye n'ahantu Imana ingejeje aho ngeze ubu niho mbona hakomeye kuko ndi umukobwa narakoraga ntingire n'umuntu wankontorora ngo ambwire ati hano uri kubigenza nabi hano kora gutya. Ariko Imana yampaye umutwaro ujye umbwira ati hano ca hano kora ibi nibi. Ubwo rero mba mbona harimo itandukaniro ndi umukobwa mbese harimo itandukaniro rinini cyane kubera ko ibintu Imana igenda inkoresha niyo ngiye gutakaronko gake y'umutwara arangarura. Ubwo nyine njya nibuka nkareba nkasanga buno hari mwitandukaniro. Yego. Ntabwo umugabo se ajya yinuba akavuga ati se uyu muntu urari ijoro ari gusenga nibiki ntabwo bijya bibaho. Ntabwo ajya mbuza gusenga kuko iyo mbyutse nkasenga nawe arabyuka akamfasha tukazamura isengesho. Yego. Niko bigenda. Ubu rero Yego. Witegura kwitaba telefone zitandukanye. Nta kibazo mfite n'ubundi telefone yanjye ihora ku murongo. Nta kibazo mfite kuko abakunzi banje nanjye nicyo kiba cyanzanye. Yego. Kugira ngo nshaka abantu bafite impano. Yego. None uzi n'ikindi
mbivuge buhoro. Yego. Abantu benshi yego ngo bikundira abahanuzi bo mu cyaro ngo ntago baba ari abivangavanga nk'abo mu mujyi. Ndi kuvuga buhoro ubuganga bo mu mujyi batanyo. Oya nabariya abantu babivangavanga ntago ari bo ni Satani sekibi winjiriye muri. Ariko icyo Imana yaduhamagariye gukora na ziriya ntama yatubwiye kujya tubahamagara tukabashyira ku murongo. Umuntu wese uzadutabaza adusaba ubufasha tuzamufasha bitewe nuko adutabaje, kubera Imana iri muri twebwe, mwuka wo guhugura yamuduhaye. Icyo Imana izadushoboza gukora tuzagikora, nicyo twahamagariwe mu gihe nk'iki. Yego. Ubwo witegura abantu baraguhamagara ari benshi. Yego. Ndabyiteguye. Uzabakira na nubu barampamagara, ariko nabandi barampamagara ndabizi. Nyine hagiye kwiyongera uvango abaguhamagaraga. Yego. Nabo ni ahantu wagiye gusengera bakakubonamo impano. Nuwo wasengeye nawe akabaziranye n'umuntu. Ubu rero uko byagenda kose ukurikiwe n'isi yose. Yego. Hari abo hanze bazaguhamagara. Ufite WhatsApp? Oya ntago ngira WhatsApp. Nta WhatsApp ufite? Oya nta WhatsApp ngira. Ariko umutware wanjye arayigira. Gusa abo hanze muzavugana ute? Umutware wanjye arayigira, nta kintu bitwaye. Yego. Abo mu Rwanda bazaguhamagara kuko tuba dukeneye abantu bo kuduhembura, gufatanya gusenga. None se hari ukuntu umuntu yaguhamagaye bisaba ngo abanze cyase uretse no guhamagara umuntu mugiye gusengana. Yego. Nje niba nje nkugana nzabanza ndondora ibyifuzo mfite. Ikintu cya mbere umuntu ngana, ikintu cya mbere wirengagiza imirimo yawe yakagombye kuguha inyungu. Niba umpamagaye ntago nshinzwe gusengera abantu, ahubwo mfatanya n'abantu gusenga. Umuntu akareka ibyo arimo tugafatanya gusenga kugira ngo Imana iri muri ngewe niri muri wowe zose zuzuzanye. Umurimbyi yaravuze ngo zana impano yawe nini nanjye nzana iyanjye ntoya, tuzihurize hamwe tutagambiriye gushimwa n'abantu. Nicyo ngiki Imana yampamagariye. Uzampamagara wese akankenera ntakambwira icyifuzo. Niba umuntu ambwira icyifuzo ntago njya musengera, ariko iyo umuntu ampamagaye akambwira ngo mfasha dusenge, turafatanya tugasenga kandi birakunda. Yego. None ahubwo Imana igahita ikubwira. Imana irakimbwira. Igahita ikubwira ibyifuzo. Yego. Sha nanjye rero akenshi umuntu amanuriye ibintu twamaze kubiganiraho njamvuga nubwo namaranga mutima nyine. Oya rwose ntukambwira icyifuzo cyawe. Nunakimbwira uzumva nkwirengagije. Ariko nutegereza ukambwira ati mfasha dusenge, hari ibintu bincanze, tuzasenga kandi hamwe no gusenga bizasobanuka, uzamenya ko hari Imana ikora. Hata nibyo byiza pe. Niba ko kari Imana yigaragaza ihishura ibihishwe. Amina. Sibyo. Nje nyine tuvugane cyangwa se nzahangaha ihita imbwira ibyanjye nge ntabanje kubikura. None se ni nkubwa ngo mfite ikibazo cy'amafaranga ukambwira ngo Imana irayaguhaye. Reka. Icyo gihe nzumva ko oya mpamagara umbwire ko tugomba gusengana Imana, icyo cyifuzo cyawe kigumane ko kunamenye niba ari Imana iri muri ngewe. Ese numara kumbwira icyifuzo cyawe uzabwirwa n'iki ko ari Imana ikorera muri nge? Si ikibazo se nyine. Ni ikibazo. Numpamagara ukambwira icyifuzo cyawe ntago nzagusengera, ariko numbwira ngo mfasha dusenge nzagufasha dusenge kandi Imana izabikora. Yego. Ufite n'impano yo kubwiriza? Ndayifite. Uratugaza ijambo ry'Imana? Ndayifite, ndaririmba n'ijambo ry'Imana ndarivuga. Yego. Byose ndabikora biruzuzanye. Rose Mari karame. Uheruka guhanura ryari? Mana yanjye na nijoro nahanuriye umutware. Yego. Kuvuza umutware gusa se nta muntu wakure wahanuriye ejo? None se na nijoro ari ibintu byawe naje kubona. Wabimbwiye se? Abo turi kumwe niba narimo mbibwira. Nabonye uza mbona ibintu biramanje kwanga muri kamera. Oya bivuge neza. Noneho mbona muri kamera birabanje biranga, ndavuga ntuwite. N'ubu butumwa bundimo nibi wampaye kuvuga ntago ari ibyanjye, warampaye ngo mbigeze ku bantu bose bumva ijambo ryawe n'ibindimo. None nyemerera iyi kamera ikore. Yego. Ngiye kubona mbona ku munota wa nyuma birakunze. Nijoro wabibonye bivuge n'ndangiza mbisobanurira abadukurikiye uko byagenze. Kandi ndikubwira ko nakubonye uza ukestara ibyuma bikabanza bikanga. Yego. Bakunzi banje ntabwo yari yabimbwiye, ahubwo yabibwiye abo twari turi kumwe. Twe dutangiye ikiganiro mbona kamera ari akantu kancanze, mpamagara undi muntu ujye umfasha arakansobanurira, mbona ariko byari bincanze tundi kubona nyine bitari kuza neza. Amen. Narimbizi rwose nari nabibonye, ntabwo ndi kukubeshya. Wambwira ibindi?
ibindi wambonye Imana yambujije kongera no kugabanya nibiza ndabikubwira yego kandi ibyo wabibonye nijoro nahise binasohora mu kanya ntabwo bitinze narindi kubwira abantu bari turi kumwe ndi kubabwira nti murebe ukuntu Imana ikora ntariko ndizeye birakunda yego nizere ko utarabona nkoze impanuka Imana iri mu kazi kandi humura uracyafite umurimo munini wo gukora igihe ntago ari cy'ubwoba nibushira yego Imana ishimwe Mari karame nikundira guseka niyo mpamvu nanjye niko nitwa byishimo nawe twabyishimo nanjye nitwa Concorde bisobanura ubusabane Imana nihabwe icyubahiro byishimo n'ubusabane yo byahuye nuko nukwisekera amen bitwaye nta kintu bitwaye Mari karame tugezeho n'ijambo ry'Imana rata tudakaweza kuvuga ibyacu tukibagirwa amen ijambo rya nyiri ijambo tutari twasoma ijambo ry'Imana n'ubundi ntego y'ijambo iri mu muririmbyi ngiye kuririmba gatoya yego ari kuvuga ngo murihangana abantu mwese munkurikiye ntago nikoresha ntago njya mbwira umutima wanjye n'amaranga mutima ngo nigahanure iki Uwiteka amaye kuvuga ndakivuga niwumva kigushaririye ubyihangane niwumva kinaryoshye ubyihanganire ukura cyakira ucyakira uko ariko Yesu yarambwiye ngo icyo nzakubwira kuvuga ntukagabanye kandi ntukongere amen amen Ezekiyeli we hanurira yo magufwa yongera abe mazima Ezekiyeli we hanurira yo magufwa yongera abe mazima Ezekiyeli we hanurira yo magufwa yongera abe mazima amen Imana yantumye guhanurira amagufwa amina niyo ntego y'ijambo mfite ijambo tugiye kureba riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli yego igice turareba ni icya 37 uramfasha gusoma kubera ko buriya twagiye tugira ubuzima tukavukira ahantu tutarashobora kwiga bikatugora no gusoma ariko uramfasha gusomira ijambo Ezekiyeli 37 urahera ku murongo wa mbere urarangiza ku murongo wa gatandatu turaba dusubikiye aho ngaho yego iyerekwa ry'amagufa yumye yego ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa anzengurukana aho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwire uti yemwe mwa magufa mwe yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikiriza uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka amen Haleluya amen Uwiteka Imana yantumye mu gihugu ntago yantumye muri mwebwe gusa ndetse n'abantu bari hanze y'igihugu Ezekiyeli amaze kwerekwa ijambo aritegereza Uwiteka amwereka ahantu hari ikibaya amaze kubona iki kibaya cyitegereje Uwiteka Imana yamubwira ngo reba numara kureba ugenda uhanurira ariya magufa Imana y'amahoro nishimwe icyo nari nshatse kubabwira Ezekiyeli amaze kureba aya magufa yaritegereje ngo asanga ayo magufa yarumye nta nubwo yari yumye ako kanya kuko yari yarumye kera Ezekiyeli arangeje aritegereza Ezekiyeli amaze kwitegereza Uwiteka aramubwira ngo hanura Haleluya amen Ezekiyeli amaze kureba ya magufwa kubera ko Uwiteka Imana yambwiye ngo nahanure Ezekiyeli arangije ahanura uko ategetswe bahanuzi muri mu gihugu bahanuzi bari hanze y'igihugu Imana yambwiye ngo mbwira abantu bitwa bahanuzi ngo bajye bahanura uko bategetswe abantu benshi bari guhanura uko badategetswe abandi bagahanura kugira ngo bakunde babashime ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mujye muhanura uko mutegetswe Ezekiyeli amaze guhanura uko ategetswe arahanura amaze guhanura Uwiteka Imana amubwira ngo hanura kubera ko yaramubwiye ngo aya magufwa mbese yabasha kuba mazima Ezekiyeli yabwiye Uwiteka ngo mana Uwiteka ngo ni wowe ubizi Ezekiyeli amaze kubwira Uwiteka ngo ni wowe ubizi Uwiteka aramubwira ngo nuhanure Haleluya amen Ezekiyeli yuzura umwuka wera arahanura aravuga ngo mwamagufwa mwe
nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Yemwe abatuye mu gihugu, yemwe abatuye hanze y'igihugu, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ari kuvuga mu gihe nk'iki ngiki, ari kubwira aya magufwa. Ezekiyeli yuzuye umwuka arahanura. Uwiteka aramubwira ngo mwa magufwa mwe nimwongere. Aleluya. Akoresha ya magufwa. Uwiteka kubera ko Ezekiyeli yarahanuye ya magufwa, muri ya magufwa habaye makanu. Igufwa ryose riribwiriza risanga ijyayo. Aleluya. Hari ikintu kibabasha giteye agahinda, nuko igufwa ryari ryometse ku buririmbyi ryavuyeho rikaba ryariyometse mu businzi. Hari ikintu kibabasha giteye agahinda, nuko igufwa ryari ryometse mu bahanuzi ryavuyeho rikaba iry'ubusambanyi. Uwiteka Imana afite agahinda, ariko magaze nka Ezekiyeli ndahanuye mwa magufwa mwe. Aleluya. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Umuyaga ni wongera ubahuhire, mwongere mwumve ijambo ry'Uwiteka. Ezekiyeli amaze guhanura aya magufwa aregerana. Aleluya. Aya magufwa yose amaze guterana ajya nka hariya yiremamo inteko, ariko yari amagufwa gusa. Aleluya. Uwiteka Imana tumeze Ezekiyeli ngo wongere uhanure. Ezekiyeli arongera arahanura, aravuga ati Uwiteka Imana arambwiye ngo nimpanure mwa magufwa mwe nimuzeho n'imitsi. Aleluya. Hari abantu benshi bari mu murimo mu gihe nk'iki ngiki, bari gukora umurimo ariko guhuza byarabananiye, ubwumvikane bwarabuze, amatiku arabuzuye mu murimo, ariko Uwiteka aravuze ngo n'imitsi nigeho muhuze mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya. Ezekiyeli abonye ko bihagije imitsi igiye, Uwiteka arambwira ngo ntago bihagije, ongera uhanure. Nanjye mpagaze nka Ezekiyeli ndongeye ndahanuye. Aleluya. Ezekiyeli ahanuye n'inyama zizaho. Aleluya. Mwabadiyakoni mwe muhorana amatiku, Uwiteka Imana arashaka kugira ngo aya matiku muyareke, muyashyire hasi, nimurangiza mubone kumvikana inyama nazo zizeho. Aleluya. Ezekiyeli ahanuye uko ategetse, abonye inyama zijeho aravuga ati birahagije. Uwiteka ati ntago bihagije, tongera uhanure. Aleluya. Ezekiyeli yongera ahanura uko ategetswe. Amaze guhanura uko ategetswe, ngo maze n'inyama nazo zizaho, ngo birangije ngo hazaho n'umubiri, ngo urenga kuri ya magufwa no kuri za nyama no kuri ya mitsi, ariko ngo byose byiremamo uduteko, ariko ngo biraza bibaho ngaho, ariko ngo yari ikiri iki imirambo. Hari abantu benshi bari gukora umurimo mu gihe nk'iki ngiki, ariko ari imirambo, barapfuye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri bagaragara ko bahari, ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye. Uwiteka Imana akabaza kubashaka akababura kubera ko bapfuye, ariko Uwiteka Imana numye nka Ezekiyeli arambwiye ngo mwa mirambo mwe. Aleluya. Uwiteka Imana numye guhanura, arambwiye ngo mpanurire umuyaga uturuke mu birere bine, uturuke iburasirazuba, uturuke iburengerazuba, uturuke ikase n'ikusi, nurangiza winjire muri iyi mirambo. Aleluya. Aleluya. Iyi mirambo rero ndashaka kongera kumva umwuka wera w'Imana, ndashaka iyi mirambo yongera gukanguka, aya matiku agashira, izi ntambara zikavaho, uku kudahuza bikarangira, mukongera mukuzura umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Mwa magufwa mwe mwumva ijambo ry'Uwiteka. Niko Ezekiyeli nari numwe guhanura, hari umuyaga nari mpamagaye, nari ngutumije hirya no hino mu birere bine bitandukanye, ndi kubwira Uwiteka ngo wongera agarura abakozi b'Imana batatanye, nubwo bari mu rusengero ariko barimo batari guhuza, nubwo bari muri korari ntago bari guhuza, nubwo ari abadiyakoni ariko ntago bari guhuza, nubwo ari abahanuzi ariko bari kuvangirwa, barangiza bakavuga ngo ntibavangiwe kandi baravangiwe, bari kuvuga ngo reka bavuga ibyiza gusa ngo ibindi baza tukenenevo rabeni ni wadotayi. Ariko Yesu aranumye ngo ninze mbabwire ngo nimwongere mwakire guhuza mu izina rya Yesu Kristo, mwongere mushyireho n'iyi mitsina yigeho, kubera ko no guhuza byari bikenewe. Uwiteka Imana yantumye ku mirambo iri mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere muhuze. Uwiteka Imana yongera ababone neza, mwuka wera yongera akore, ariko Yesu mwuka wera yongera akorere muri mwebwe, imirimo n'ibitangaza byongera bikoreke. Aleluya. Hari abantu benshi babeshye ngo n'abahanuzi bajya gushaka utwo bazajya bambarira kugira ngo babeshye ngo Imana iravuze kandi itavuze. Mwuka wera yabantumyeho, yambwiye ngo mbabwire ngo aje kurebana namwe, igihe mwahereye muyobya abantu. Uwiteka Imana ararambi arabevo kene odotayi Mungu. Yesu yambwiye ngo arambiwe izi ndyarya n'izi nkozi z'ibibi,
Yesu yambwiye ngo arazirambiwe, niko yantumye kuvuga. Yambwiye ngo mbabwire ngo abantu bari kwiyoberanya mu murima arabarambiwe, ashaka ko mugarukira aho mugakizwa mukumva ijambo ry'Uwiteka. Niko Yesu yantumye kuvuga. Haleluya. Kandi Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo uhereye none mukimara kumvira ijambo, buri wese ahindukiza umutima we, aho yawujyanya ugarure, yongere yakire Mwuka Wera. Impano za Mwuka Wera yatakaje yongera zifate, kugira ngo Mwuka Wera yongera agaruke akorere muri mwebwe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Hari abantu benshi bari kuyobora batari guhuza, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo mwongere musabe guhuza, mubone Kristo. Ndabivuze, yarambwiye ngo mbabwire, hari n'abantu bari gutanga igaburo ryera kandi batemerewe kuritanga, kandi ari abanyabyaha mu mwiherero bakora ibyo. Ndabivuze Yesu ndelebova. Yesu yarambwiye ngo nzababwire ngo kubera iki ibiganza byanyu bihumanye muri kugabura kandi muhumanye. Yesu yarambwiye ngo nzabibabaze, niko yantumye kubabaza. Kandi Yesu yarambwiye ngo nzavuge ngo arambiwe amatiku gabera mu bantu bitwa abayobozi. Rabeniwe bofanse Mungu. Haleluya. Yesu niko yantumye kuvuga. Kandi Yesu yarambwiye ngo icyo ashaka nuko imvuna abantu bafite mu mutima zakira, ibikomere bagiye bategwa n'abandi bigakira. Uwiteka Imana yarantumye ngo umuntu wese nzamubwirira ijambo, ngo umuntu wese niyumvira ijambo ntiyinangire umutima. Haleluya. Haleluya. Oui. Haleluya. Haleluya. Kandi Yesu yarambwiye ngo nzababwire ngo nubwo muri mu byaha mukaba mubitinze mukaba mutinze mu byaha, nubwo watinda mu byaha wa mugabo we, nubwo watinda mu byaha wa mubyeyi we, nawe wa mukobwa ndetse nawe wa musore we, urupfu go ntago rutinze. Niko Yesu yantumye kuvuga. Urupfu go ruri hafi ntago rutinze. Kandi naje kubona mbona abageni benshi baratashye. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mwiyeze kandi mwiyarure. Kandi umuntu wese wahize umuhigo awuhigure, kugira ngo umuyaga nuhuha nawe umuhuhire. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Kandi Kristo, haleluya, Mwuka Wera ndi kukumva Kristo. Mwuka Wera w'Imana yambwiye ngo mbabwire yemwe abayobozi muyoboye, Uwiteka Imana atari ubaye maso, abarinzi babera maso ubusa. Haleluya. Umuntu wese abe maso arinda izamujye kugira ngo igitego kitinjira. Kandi icyo Satani ashaka nukugira ngo nabari intore niba bishoboka bayobye, ariko uzubwenge yegera Imana yezwe, kuko ibihe birakomeye. Haleluya. Niko Mwuka yarantumye kubabwira. N'ubutumwa nari mfite, Mwuka yarambwiye ngo nimbivuge. Yari yambwiye ngo nintatabivuga ntabwo ndi bugira amahoro, ariko Mwuka ndabivuze. Ariko kandi nawe wemeye kuza ukaza muri iyi misozi, nubwo hari mu bunyereri, nubwo zari intambara, nubwo byari binako, tuke nini wevo ralaba sikini webo fanse Mungu. Yesu ndikumva. Yesu ndahari papayi. Haleluya. Haleluya. Oui. Ala bevo sikiye bufanse Mungu. Ndikumva Yesu. Uwiteka Imana arambwiye ngo ninkubwire ngo hari agasuzuguro yanze ku buzima bwa. Kandi Jezi ati oui siniwebo radotayi Mungu ati uhereye none kubera ko wemeye gutera iyi ntambwe hari ubuzima Uwiteka Imana ahinduye. Divorce kuwa bofanse Mungu. Kandi Yesu ati uhereye none hari amagare yakurukaga ya Farao kuri wowe akuye ho. Amen. Kandi niwe bofanse dotayi. Yesu ati revozikia Mungu eleva Mungu ati ndakwaguye nduwiteka. Kandi nubwo hari ibyifuzo bibiri ufite bigoye, oui karame Yesu, Uwiteka Imana arambwiye ngo ukimara kwemera kwitanga ibi byifuza bigezeho. Kandi agiye kwereka ko ari we wakoreye, kandi agiye kwereka ko ahantu wakandagiye arahumugisha. Tukebevo Mungu ati ndi kumwe nawe kandi ndi mu ruhande rwawe, kandi nkubwire ngo hari ibindi by'ubutwari byinshi nzagukoresha, uzamenya ko nari naravuganye nawe. Haleluya. Haleluya. Niko Jezi yarambwiye ngo ninkubwire. Kandi Uwiteka Imana ari kumbwira ngo nimbwira abantu bose badukuriki tokelele wabo fanse Mungu. Ukimara kumva ijwi y'Imana ni winangira umutima, kandi ukimara kumva ubu butumwa uhindukire none revo sante Mungu, kubera ko igihe cyawe niki icyejo ntagari cyawe. Ni Uwiteka Imana yarantumye kubabwira. Kandi umuntu wese Uwiteka yarambwiye ngo umuntu wese uri mu mukino nave mu mukino, kubera ko igihe cyo gukora cyo Uwiteka kirasohoye. Nubwo abantu benshi babivangavanze bakavuga ngo bari gukorera Imana kandi barimo barayibeshya,
ariko irambwiye ngo nimbabwire ngo igihe cyo gukora cyayo kirasoho ye. Amina. Asante yari Jezi waruntumye kuri mwebwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndumva dushoje, ariko hari umuririmbyi yasambwiye kuririmbira umuntu wese uri kunyumva. Arambwiye ngo nimbabwire uyu muririmbyi, kandi umuntu wese wumva ntiyinangire umutima, umuntu wese wumva ntiyinangire umutima. Yesu yantumye ngo mbwira bemera banga kwemera bazisobanura. Yesu yantumye ngo mbwira bemera banga kwemera bazisobanura. Amen. Amen. Umuntu wanga kwemera Yesu naza azisobanura. Niko Kristo yarantumye kuvuga. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Gusa ndagushimiye kubera ko wemeye kwitanga ukaza hano hantu nubwo byari bigoye. Imana y'amahoro niguhereza umugisha. Ijambo nari mfite niryo murakoze. Yego mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Yesu Kristo tokeni niwevo rabe niva sante dotai Mungu. Yego. Oui, karame Yesu, karame papai. Oui. Haleluya. 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 Uwiteka Imana arambwiye ngo ninkubwire ngo uhereye none hari akagambane yanze ku mudamu wawe. Niko Jezi yarambwiye ngo ninkubwire. Urakoze nyakubahwa. Asante. Hari umuntu wari umugambane ariko Uwiteka Imana kano kagambane arakanze kubw'umurimo wemeye gukora. Amen. Ni Jezi warambwiye ngo nimbikubwire. Amen. Asante. Amen. Amen. Imana y'amahoro nibahereza umugisha. Yego, Imana iguha umugisha. Wanyemerera Yego ukaduha nimero wafashijwe nkuko nafashijwe. Yego akazaguha amagambo gafatanya gusenga. Nimero yanjye ni 079 Yego 44 nanone 734. Yego ukabibutsa amazina uwifashije Marita. Nimero ndayisubiramo ni 079 44 nanone 734. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ukabibutsa na adresse neza, umudugudu wa akagari ka Murinzi, umudugudu umudugudu wa Gasibya. Yego akarere ka Ngororero. Yego, reka dusoze. Yego ibyo ndumva nafashijwe, nzagaruka ngusura n'undi twivugiriye. Nta kintu bitwaye, natwe twifuje ko muzagaruka kandi muratunejeje. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Yego, karibu n'isengesho ryo gusoza. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, urukundo ni neza utugiriye ntuhabwe icyubahiro. Uwiteka papayi, tugushimiye ko wakoresheje umukozi wawe akagera muri icumbi kandi akagera hano hantu, ntuhabwe icyubahiro. Umugisha we numuzeho, ndetse n'abadukurikiranye bose ubahereza umugisha, kandi umuntu wese wagize kwitanga agatega amatwi umuhereza umugisha. Izina ryo risho guhabwa icyubahiro, kandi iri jambo nyiringa bimana rigira umumaro aho turi naho tutari. Ijambo ryawe rivuga udashobora kuvuga. Izina ryo risho guhabwa icyubahiro. Duhana umugisha n'abaduteza amatwi. Nyiringa bimana ukiza abarwayi hirya no hino. Haleluya. Haleluya. Uzengunuke mu bitaro bari ababyeyi batwitubagereho, bari nyiringa bimana bageze igihe cyo kuramukwana bubare. Haleluya. Ubarengere nyiringa bimana bazagushima kandi bazaguhimbaza. Nsengeye umuntu basohoye mu nzu rero Uwiteka Imana ari kwibaza ngo arabigenza gute, ariko n'umurengere mu izina rya Yesu Kristo n'umuremera amashimwe, natwe tuzagushima. Urakoze kuri Imana imurengeye, kandi urakoze kuri Imana. Haleluya. Urakoze kuri Imana ikoze umurimo hagati ayiwe muri iki gihugu. Urakoze ko hari abantu urwaniriye, urakoze ko hari abari kugutabaza. Ayiwe ntuhabwe icyubahiro ko hari umubyeyi wari kugutabaza utari kumwe umutware yaramutaye, ariko yabuze yo kurihira umwana Kristo. Ariko urambwiye ngo uyu mubyeyi umuhaye amafaranga yo kwishyura, ntuhabwe icyubahiro. Urakoze Kristo kuri Imana yacu bwite, ndagushimye, ntuhabwe icyubahiro. Urakoze kubana natwe mu izina rya Kristo. Amen. Amen.